aribo batubyara none se wowe wivuga bakubyaye ntabwo nose inzoga zose nimbi inzoga ngiye buranzwe ikintu cyose cyitwa inzoga ari kibi gute kuko numva yuko ushaka kukinyuka renzo urugero kikakwangiza okay ako dusubiye nko mu bihe bya kera buriya hari ribe dusubiye nko mu bihe bya kera mu bihe bya kera abantu banywaga inzoga bagara abantu bazikwiye ubundi iti baravuga ati inzoga ni imfura inyobwa nindi kuki inzoga mwayandagaje mwana ega buri inzoga so nahita ubundi inzoga ihwanye n'amafaranga nubwo inzoga ari ituma abantu n'akamafaranga ari atuma abantu bagura inzoga inzoga ihwanye n'amafaranga kuko nukuvuga ngo inzoga iyo umuntu ayinyweye nyine yitwara ukundi akora ibintu yagakwiye kuba akora atayinyweye ibintu yari gukora afite isoni nyine abikora byoroshye n'umuntu ufite amafaranga nuko uri umuntu ufite amafaranga yatinya gukora iki abayumva ibintu byose abifite mu biganza byiwe uzareba iri kumwe n'umukire uriya munini nta n'umukire ukosa wari ubizi oya se gati nta n'umwami wica hica rubanda oya se nta mukire ukosa none se buri ukosheje ufite amafaranga leta wikaze wowe dukurikiye kuri Yego TV ngiye banyita baba ndagusaba mbere ko dukomeza ikiganiro ukoreshe and subscribe kugira ngo ujye ureba ibiganiro byiza tukugezaho kanda kunzogera ugireba ewan ibintu tukugeza umunsi ku munsi uyu munsi ndi kumwe n'umujeni yo imeze bite se bro imeze neza bro umeze fresh tuguhaye ikaze kuri Yego TV nuko mwakira abantu twaguhaye ikaze nyine nuko mwakira abantu kandi nakwakiri wanyakiri naye iwanyu nuko wakira abantu nuko tuguha ikaze wanyakirije iki nakwakirije iki buretse baraje ndabaza abajeni b'iki gihe niko abajeni gute mwana amakuru mfite ariko ngo urubyiruko ngo rwo mu mujyi wa Kigali urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali ngo rurarangiye ariko gute ngo abenshi ngo bashiriye mu nzoga ngo ntagana ngo kuzashaka abagore urabibona iyo gahunda ni neza yo kudashaka abagore kuko inzoga ni mbi n'abagore ni babi oya nawe kandi ni gutambikana ngo urukujyo ubwo amafaranga bari make abari make oya udatuma abantu benshi bazishora mu buyobe ngo kubera bafite amafaranga oya nose akamaro k'amafaranga nakaye uburiye umwana utujuje imyaka ntibagufungwa kubera ufite amafaranga ubwo se oya akamaro k'amafaranga ubundi nakaye amafaranga akamaro kayo ni uko wowe icyo ushaka ukigeraho ukoresheje amafaranga yawe ubwo muri make akamaro k'amafaranga ni ukuyakoresha ntuse urumva niba bagufunze ufite amafaranga ubwo se urumva uba uyafite uba ufite make nose tuvuge ko abantu bafunzwe muri iki gihugu ari uko nta mafaranga bari bafite yo gutanga kugira ngo babarekwe yase kandi tisibuka aho wamfashe you got me bro oya ndagira ngo tugaruke ku kintu kimwe ngakora umusitari sondo umusitari murabona uri umufana w'abasitari abasitari bo ndabafana mu bahanzi dufite mu Rwanda ni nk'abahe bahanzi batanu ubona muri iki gihe turimo 2025 kuva 2024 kugera 2025 ubona bakoze cyane bari hit nkitaye kuba mfana cyangwa ibiki nyine ngiye kugwa liste y'abakoze cyane mu Rwanda ubona bari hit umusitari wa mbere mu Rwanda uri hit ni umuhungu Yampano ari hit utubona ko ari hit kuruta abandi nyine ukuvuga ngo umuntu uri hit ni umuntu muri iyo minsi ugezweho tutitaye kuri views afite cyangwa iki umuntu uri hit nyine uracana ukumva indirimbo ye ugaca imihanda ukumva indirimbo ye nyine nuko bimeze ndagira ngo abantu badukurikiye mu gentleman atubwiye ko Yampano ariyo umusitari ari kubona uri hit muri comment mu biduhe kuri Yego TV umuntu uri hit yaba ari gukora neza yaba ari gukora nabi aba ari hit urugero naguha uri ku muhanzi wacu Nirakifa Dusabimana Emmanuel hari igihe kigeze kugera arya hit
sinzi niba uri kumva hit ntabwo ari ukuvuga ngo nuko yampana ari umuswa ariko ari hit nyine tu kubera n'igitaramo nabonye cya The Ben buryo abantu bamwishimiye ngo yabatayemo yampana ariko yampana afite impano nyine tu arakata umuveho aho yari kuri 5 ni ubone ku wa mbere ni rimwe kabiri ninde kabiri umuntu wundi mu Rwanda afite hit ni umuhungu The Ben na Bruce Melody so nabashaka kuri level imwe ari The Ben na Bruce Melody The Ben nawe nyine yatangiye umwaka neza ubwo kabiri urahashyira nde okay ni vice versa yes ni vice versa ni bose bari kuri uwo mwanya aha ubwo nyine ubwo turahita tujya kuri gatatu se kane turahita tujya kane undi muntu uri hit no muntu Diaz Dollar ari hit kabisa naye no muntu uri hit gatanu twakire nde gatanu ubu ni ndera urabona hari bugende gatanu ni umuntu Tom Cruise kuri iki se Tom Cruise ni ukubera iki gitaramo cye we na Thames yavuze ati ntagazaza mu Rwanda kubera impamvu hagati y'u Rwanda na Congo kubw'amakuru nawe adafite neza twongera kwibutsa abantu bagenda bavuga mugani birata ko nta makuru bafite ukajyana ikintu cy'ishema cyo kuvuga yanze kuza mu Rwanda kuko ari amakuru yabwiye ko mu Rwanda nta mutekano hari kandi mu Rwanda dufite umutekano we ngo ntago abizi neza gute umuntu umustar avuga Tom Cruise nabonye yarasubize ngo reka tubikore oya neko tujye duca nagasuzuguro none se reka tubikore twebwe ubwacu uriya ni umuriro se ku buryo nabura tutari bukora igitaramo oya reka nge nkubwira bahukuri keretse ikintu cyatuma mu Rwanda se uhataba igitaramo nta mpamvu n'imwe yatuma mu Rwanda hataba igitaramo umugabo mukuru w'ikirenga cyangwa se umukuru w'igihugu avuze ati ibi wapi ibi ntago byemewe kuko buri umukuru w'igihugu nyine aba ari umukuru w'igihugu yaba kiyoboye neza yaba kiyoboye nabi aho ni umukuru w'igihugu sinzi niba uri kumva icyo kintu bimeze nyine tu ako kantu ariko mwaragashishuye akaye ngo sinzi niba uri kumva icyo kintu ako kantu ntago ari akaye nakane se kwani ako kantu nako umuhungu y'amana sinzi niba uri kumva icyo kintu none nacyo kikwereka umuntu uri hit undi muntu uri hit kuri YouTube kurusha abandi ibyo byabaye amano tubireke tube tubivuyemo bamwita Rocky Kimomo ari hit yes gute se kandi uriko ari hit Rocky Kimomo none sinzi niba ari kuntu abantu bamufana nakabantu tumufana nyine urumva ari ukuntu umuntu iyo umufana nyine tu ukumva abantu bari kumuvuga nabi noneho urushaho kumufana sibyo Rocky kubera birabyegeranye byesha nta n'umuntu ukiryama baryama ati rokaraplodinga ryari rokarakora ryari Scovia arakora ryari nizo nyine kubera nabo ibya bibazo biri hagati ya M23 na Congo urumva n'ukuntu abayobozi bari gusubiza biki Rwanda yasubije wa South Africa nyine ibyo ngibyo urumva n'abantu tuba dukeneye ngiye kukubaza ikibazo kimwe kitagoye Lucky Nzeyimana uramuzi ukora kuri RTV Lucky Nzeyimana umubona ute Lucky so navuga gute Lucky tugiye nko muri showbiz umubona ute mu banyamakuru se mu banyamakuru dufite mu Rwanda Lucky Nzeyimana umubona ute muri showbiz nyarwanda muri showbiz umuntu ukorera RTV yafashe ikamubwira ati we tuguhaye icyizere gukora cegeranyo kuri showbiz yakoraga Versus RTV niyo televiziyo nkuru y'igihugu Lucky Nzeyimana nukujyayo waba ubizi waba utabizi uburenze umufata ute nyine kuba ari sinzi nimba uri kumva icyo kintu mugari wa yamana Lucky Nzeyimana umubona ute kuba ari muri showbiz nyarwanda sinzi nimba wenda uri kuyibona itafari ukuntu bimeze ashyiraho yabikiraro
yaba ikiraro. Mu buhe buryo? Yagukura ahantu utakeka akagushyira aho utakeka. Ni ukuvuga ngo aka kanya nk'umusitari cyangwa se nk'umuntu uri upcoming ukizamuka, Lucky Nzeyimana aramutse amwemereye ikiganiro kuri RTV, yaba amuhindurira ubuzima bwiwe. Shaka kabisa. RTV irarebwa ku rwego utabyumva. Okay, ko kantu nibutsa akantu ikiganiro cya Rugaju Rigani ari kuvuga kuntu byagenze kujya agiye muri Kigali Universe. Sinzi niba ko kantu warakarebye. Ari kuvuga ukuntu bamuhuza na Jimmy Gatete. Nanjye ko kantu agatekerejeho. Ahese atanga urugero ngo kubona umwana uri kujya mu bintu bya politike ukamuhuza na Louise Mushiki wabo. Iyo nero urayumva. Sibyo? Nukuvuga ati wenda nk'umuntu ukunda ibintu by'amateka mu Rwanda ukamuhuza na Alex Kagame. Ibaza ikintu waba umukoreye. Kabisa. Uri kubyumva nyine. Okay. Hari n'akandi kantu Rugaju yigeze kuvuga nako nibaza ariko nabuze igisubizo. Uvuze ati nk'ubu ngubu hari umuntu wumva wahura nawe. Umukire uzi wakugeza ahantu runaka. Muhuriye nawe muri esanseri afite amasegonda 30. Bamukire wamubwira iki? Subiza ngiye iki subiza. Yasikare nawe. Umukire wamubwira iki? Wohuye n'umuntu uzi waguhindurira ubuzima. Muri esanseri wenda ari kwihuta. Muhuye muri babiri. Umukire wamubwira iki? Yansigira nimero ya telefone yajya kumanuka yajya kugera hasi yayimaye nkazamuvugisha. Namwe murumva arikora moya mutubwire. Je nukuri muri commentaire babidushyiriremo. Nabuze ikintu navuga. Ubusibu wamubwira iki? Nta kira kimwe wamubwira. Uramutse uhuye n'umuntu w'umukire. Ntacyo. Ari muri esanseri irimo kumanuka mu Rwanda. Ngarebe uhuye n'umuntu urimo kuzamuka. Niki wamubwira? Ni wamubwira. Babitubwira. Hari n'akandi kantu abanyarwanda nyine nko guhura n'amasitari to mu Rwanda sinzi ukuntu bafata abasitari sha birambabaza byatari. Mu Rwanda ushobora guhura n'umusitari mwana, twese turabizi ko ari umusitari, gusa umuntu kamucaka mwirengagiza mwana, akamwirengagiza. Muziranye se? Umusitari muziranye akagucaka kwirengagiza nako kuzi. Ahubwo weho uhuye n'umusitari wenda wenda bagisohokamo hano hisuhura na Deben ari kwinjira. Ubona kuntu hanze bahita bashagara. Nyine abanyarwanda niko tuteye. Mu Rwanda niba ari isoni zamwe za kera z'abanyarwanda, niba ari urukundo ariko bimereye. Umuntu ashobora kukwirengagiza akakwereka kuntu atanakwitayeho kandi yagera imbere akavuga ukuntu mwahuye, akavuga kuntu yaguye. Wambwiye yuko ya mpano ari hit. Aka kanya ugize amahirwe, sibyo? Reka mbyite nk'amahirwe, ugahora na ya mpano. Ni ikihe kintu kimwe, ni igiki kimwe wamubwira ugize amahirwe yo kuba wahura na ya mpano? Nyine kubera bya bindi nayo ngubwiye kubyukuna abanyarwanda bahura n'abastari. Wowe ku giti cyawe, wowe ubwawe person, niki wabwira ya mpano? Nambwira ati bro, komereza kabisa. Akomereza akogomeza batema imiziki Rwanda. Dusoza ngiye kukubaza, ufite umukunzi? Bivuga ureba muri kamera we abakunzi waretse tukagisimbuka. Oya bivuge cyane, ureke kunyunga. Ufite umukunzi? Mumana igihe kingana iki? Tumanye igihe gitoya. Igihe kingana gute? Ukwezi? Igihe cyose wari umaze wari single? Wayavugisha ukuri? Witubeshye hano kuri Yego TV, witubeshye. Ntago nari single. Niki ubona uwo nguwo muri kumwe aka kanya? Urumva? Niki ubona? Sibyo tujye kwa serious. Kuko niwe mwanya nkuboneyo. Niki ubona arusha wa undi wari ufite? Shamurusha ibintu byinshi. Ikintu kimwe murusha wa mbere atakoraga uyu ngo yari gukora. Shano ukuri. Biki tubwira ikintu kimwe? Nukuri kabisa, avugisha ukuri cyane. Uwa mbere ntabwo yavugishaga ukuri. Ambere yarabeshyaga mwana.
ibaze nawe ugiye kuvuga ex wawe. Okay, ni nka bya bakubwira ngo ubaye nka DJ mu bukwe bwa ex shana mucuranga. Reka nkubaze. Muri make ufite ex. Ufite ex. Mwararyamanye? Ndacyari imanzi. Abakunzi bacu ba Yego TV nibo ngo umuntu agira ex ariko uwo muntu baryamanye. No ntago wakundana n'umuntu ni muryamanye. Ubwiyo mutandukanye ntago aba ex wawe kuko aba ex kuko umuntu mwarabanye wari yari nk'umugore n'umugabo areka. Nose nundi ko nawe tutabyenda nundi ndi imanzi mwana. Ndi imanzi ariko yatera inda. Ndi imanzi itarwaye. Ndi imanzi ikomeye ku bumanzi bwe. Bo wakoze cyane sibyo? Utsugiye ko ufite umukunzi? Ndamufite kabisa, ndanamukunda cyane. Uramukunda cyane. Niki wamubwira mu masegonda 3? Niki wabwira umukunzi wawe? Ntago nabona ikintu nabwira amasegonda 3. Ikintu kimwe ndamukunda. Uramukunda? Wow, very nice. Mwakoze cyane. Ndagira ngo kugira ujye ukomeza urebe ibiganiro byacu ukanda share ukane subscribe muri comment mu bitwereke twari kumwe no mutumirwa wo munsi mwamubonye yivuze ciao turabakunda.